Ndabasuhuje mwebwe mudukurikiye mwaramaze gukora subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro twagezaho. Uyu munsi dukomeje urugendo twatangiye rwo kubagezaho ubusobanuro bw'inzozi zitandukanye. Muri aka kanya tugiye kubagezaho ubusobanuro 10 ku nzozi zitandukanye ariko zifitanye isano no kurota umugeni. Mu busobanuro dusanzwe twumvana abantu bamwe nuko kurota umugeni batubwira ko byanze bikunze bisobanuye ko hari umuntu ugiye gupfa. Iba kenshi babikomora ku kuba Kristo bagereranywa n'abageni ba Yesu Kristo mu nyandiko zitandukanye za Bibiliya. Bakavuga ko iyo umuntu arose umugeni hari umuntu ugiye gupfa agasanga umukwe ari we Kristo. Ibi ni bimwe mu byo twumvise, ariko nanone twifashishije ibyo twabasomeye ku mbuga za internet zitandukanye, tugiye kubagezaho ubundi busobanuro bw'inzozi zifitanye isano no kurota umugeni. Muri rusange, kurota umugeni ni ikimenyetso cy'ubumwe gishobora kuba gihagarariye ibindi bintu bitandukanye biganisha ku gufata ibyemezo bikomeye. Gusa niba utari mu rukundo ruganisha kuzarushinga, kuba warota inzozi nk'izi bisobanuye ko uzagira umukunzi uzakubera mwiza mu buzima. Iyi ni Ingando online muteze amatwi. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ingando online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Niba ari ubwa mbere udusuye kuri iyi channel, ntibibagirwe gukora subscribe no gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari ikiganiro gishya turangije kugutegurira. Izi nzozi zo kurota umugeni ushobora kuzirota mu buryo butandukanye kandi zikagira ubusobanuro butandukanye ku buryo bukurikira. Icya mbere, kurota ubona umugeni. Kurota ubona umugeni mu gihe urose ubona umugeni mu nzozi ariko akaba atari wowe wabaye umugeni, ni ikimenyetso cy'ubumwe n'ubufatanye mu masezerano runaka uba ugiye kuzakora cyangwa ukishingira abandi bantu mu masezerano bafitanye hagati yabo. Gusa mu gihe urose ubona umugeni yiruka, bisobanuye ko ufite ubwoba n'impungenge zo gufata ibyemezo bikomeye ku ngingo runaka, ukaba urimo ubyigurutsa cyangwa urimo kubihunga. Ntabwo wahora wiruka iteka ryose. Mu gihe urose izi nzozi uba ugomba kwisuzuma ugafata icyemezo cyiza, kuko icyemezo ufata gishobora kugushyira hasi cyangwa kikakuzanira amahirwe mu buzima. Icya kabiri, kurota ubona wambaye ikanzu y'abageni. Mu gihe urose ubona wambaye ikanzu y'abageni, aba ari ikimenyetso kikuburira ku bigendanye n'urukundo urimo. Mu gihe ufite umuntu mukundana ariko mukaba mutarategura umushinga wo kubana, aba ari ikimenyetso kigaragaza ko urukundo rwanyu rumaze kugera kure, ku buryo izi nzozi ziba zigaragaza ibyiyumviro ufite bigenda bizamuka ku buryo wumva uri guhatirwa kuzabana n'uwo muntu mukundana. Gusa ibi ntibivuze ko uba ugomba guhita ukora ubukwe vuba vuba cyangwa huti ngo nuko wabirose. Ahubwo bivuze ko uba ugomba gutangira kuganiriza umukunzi wawe ku birebana n'ubuzima bwanyu bw'ejo hazaza ha mwembi, dore ko hari igihe hagati y'abakundana umwe ashobora kuba afite gahunda yo kubaka urugo mu gihe undi ntayo afite, ahubwo yifitiye izindi gahunda n'inyungu ze bwite akurikiye. Icya gatatu, kurota ubona umuntu uzi yasezeranye. Rimwe na rimwe inzozi turota aba ari ikimenyetso kitwereka urwego rushya umuntu aba agiye kwinjiramo cyangwa intambwe nshya umuntu aba agiye kugeraho. Niba uri mu nzira iruhanije kandi mbi, inzozi zishobora kukwereka iherezo ry'iyo nzira uko rizaba rimeze. Mu gihe rero ubonye umuntu uzi yakoze ubukwe, aba ari ikimenyetso cy'uko situwasiyo mbi wari urimo igiye kurangira ugatangira ubuzima bwiza. Mu gihe iyo urose ubona umugeni ariko wenda ukabona utamuzi, aba ari ikimenyetso kigaragaza ko uba ukeneye kongera imbaraga mu bintu uri gukora, ukoresheje ubushobozi buhagije n'ubuhanga buhanitse kugira ngo uzagere ku musaruro w'ibyo wiyemeje. Icya kane, kurota inshuti yawe
ariyo yabaye umugeni. Mu gihe urose ubona inshuti yawe yabaye umugeni, aba ari ikimenyetso gisobanutse neza kandi kigaragaza ko ufitanye umubano mwiza no kwemeranya n'abantu bakuzengurutse. Mu buzima tubayeho buri munsi hari igihe wisanga uri mu buzima hafi y'abakuzengurutse bose nta muntu muvuga rumwe cyangwa ngo mwemeranye ku ngingo runaka, bigasa naho uri wenyine ku buryo n'uwo ugerageje gusanga ngo muganire ubona nta mwanya gufitiye. Ariko iyo warose ubona inshuti yawe yakoze ubukwe, biba bisobanura ko muri iyo minsi uba wumva ufitanye ubumwe n'inshuti ku buryo nta muntu muba mufitanye ikibazo. Mu gihe bimeze bitya, icyo ukwiye kumenya ni uko nubwo bigoye kubona umuntu wakwizera, ariko ukeneye kwizera inshuti zawe no gukomeza kubana nazo neza. Icya gatanu, kurota ubona ikanzu y'abageni imanitse ahantu runaka. Igihe urose izi nzozi ukaba wabona ikanzu y'abageni imanitse nk'aho bazikodesha cyangwa imanitse mu rugo rw'umuntu cyangwa ahandi hantu, biba bigaragaza uburyo ki urimo wiyumva mu mwuka w'urukundo. Iyo uri mu rukundo n'umuntu runaka, yaba ari umusore cyangwa umukobwa, aba ari ikimenyetso cy'uko utangiye kwiyumvamo urukundo rwinshi ku buryo uba utangiye kwifuza ko uwo mukundana yakubwira ko ashaka ko wamubera umugore cyangwa umugabo mugashyingiranwa, ariko ukaba wumva wowe ufite ubwoba bwo ko wabimubwira, ugatangira kwibaza impamvu atajya abikubazaho. Icya gatandatu, kurota umugeni yambaye imyenda itukura. Kurota umugeni wambaye imyenda itukura, mu magambo make, ni ikimenyetso cyo kurekwa no kutitabwaho. Mu gihe ugize izi nzozi ukabona umugeni ariko ukabona atambaye ikanzu y'umweru nk'uko tubimenyereye, ahubwo ukabona umugeni yambaye ikanzu itukura, izi nzozi ziba ari ikimenyetso kikwereka ko hari umuntu w'inshuti kwegereye mwari musanganywe ariko akaba yaragukuyeho amaboko utabizi. Mbese ni ikimenyetso cy'uko iyo nshuti itakikwizera nta n'iki kigukeneyeho. Mu gihe warose izi nzozi uba ugomba kwicara hamwe ugasuzuma inshuti ufite uko zimeze, ugashaka umufitanye akabazo ushobora kuba wita gato kandi wenda undi yaragafashe nk'ikintu gikomeye byaranamubabaje, maze mukaba mwakwicara hamwe mukagakemura. Icya karindwi, kurota ubona umugeni yambaye imyenda y'umukara. Kurota ubona umugeni yambaye ikanzu y'umukara ni inzozi zidakunze kubaho no kugaragara ku bantu benshi, ariko mu gihe wazirose aba ari ikimenyetso kikwereka ko uri umuntu ushaka gukora ibintu ku giti cyawe udakeneye ubufasha buturutse aho ariho hose, kandi ukaba wumva ushaka kwibera wenyine no kugira umwihariko wawe mu byo ukora. Izi nzozi ushobora kuzirota biturutse ku bintu runaka, nko kuba inshuti zawe zaraguhemukiye, ukumva wanze n'abandi bantu bose bakuzengurutse, ukumva ushaka kubaho ubuzima bwa wenyine, cyangwa bigaturuka ku kuba ushaka gutangiza ibindi bintu bishya abandi badakora, ushaka kubikora bikaba umwihariko wawe. Icya munani, kurota uhobera umugeni. Mu gihe urose uhobera umugeni uba warose neza, kuko ngo kurota uhobera umugeni ari ikimenyetso cy'amahirwe adasanzwe uba ugiye kubona mu buzima. Ahangaha twavuga nko kuba ugiye kurizwa mu ntera ku kazi wakoraga no kongezwa umushahara, cyangwa ukaba ugiye kuva mu bushomeri. Biterwa n'ubuzima wari ubayemo muri iyo minsi. Iyo urose izi nzozi rero uba ugomba kwitegura kugira ngo hatagira amahirwe guca mu myanya y'intoki. Ikindi twakubwira ni uko kurota ubona uhobera umugeni, izo nzozi zifitanye ubusobanuro bumwe no kurota ubona umugeni atwite. Icya cyenda, kurota ubona umugeni ari kurira. Kuba waba uri mu nzozi ukarota ubona umugeni ari kurira bifite ubusobanuro bubiri bitewe n'impamvu biri gutuma uwo mugeni arira. Ubusanzwe amarira turira ashobora guterwa n'ibintu bibiri.
kuba umuntu yarira abitewe n'umubabaro n'agahinda afite ari nabyo bikunze kubaho, no kuba umuntu yarira biturutse ku byishimo byinshi bimurenze. Gusa kuba umuntu yarizwa n'ibyishimo ntabwo bikunze kuba ku bantu benshi. Mu gihe rero urose ubona umugeni arira ariko akaba yarizwaga n'ibyishimo, aba ari ikimenyetso cyiza kikwereka ko hari ikintu cyiza ugiye kuzabona mu minsi ya vuba. Mu gihe iyo warose ubona umugeni arira abitewe n'agahinda yari afite, aba ari ikimenyetso kigaragaza ko hari ikintu kigiye kuzagutungura ku buryo utazi, bikaba bigusaba guhora witeguye kandi wigengeseye kugira ngo bitazakubana bibi. Icya 10, kurota umugeni apfira mu bukwe. Mu bigaragara izi ni zimwe mu nzozi mbi umuntu ashobora kurota. Kubona wari uri mu bukwe wishimanye n'abandi mwese mwari mwatahanye ubukwe, maze wajya kubona ukabona umugeni arapfuye. Izi ni inzozi ziteye agahinda. Mu gihe urose izi nzozi rero aba ari ikimenyetso kikuburira ko hari ibintu bimwe na bimwe nawe uzi byaguteza ibyago muri iyo minsi urimo, ukaba ugomba kurushaho kubyitondera. Tuvuge niba ukunda gutaha nijoro, twese tuzi ko nijoro akenshi aribwo abagizi ba nabi bakunda kwigaragaza. Uba ugomba kujya utaha kare kuko hari ibibazo ushobora guhurira nabyo mu nzira. Ushobora no kuba wari ufite akazi ariko hakaba hari raporo zikenewe utatunganije neza. Uba ugomba kumenya ko hari igihe bose wawe cyangwa abagenzuzi bazi kubaza, maze ugakora ibishoboka byose ugashyira ibintu byose ku murongo. Iyi ni ingando online. Mushobora kutugezaho ibitekerezo, inyunganizi cyangwa ibibazo mubinyujije mu mwanya wagenewe komenti. Tuzabisoma kandi tubasubize. Mboneho n'umwanya wo kukubwira ko usibye hano kuri urubuga rwa YouTube, mushobora no kudukurikira kuri page yacu ya Facebook cyangwa mukadukurikira kuri Instagram yacu. Hose ni ingando online. Mugereyo muduhe ibitekerezo byanyu n'icyo mwifuza ko twazabategurira mu biganiro byacu bitaha. Kandi niba wakunze n'iki kiganiro, ntugende utaduhaye like kugira ngo tumenye ko wakunze iki kiganiro. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.